dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Turacyari mu bihe bya Pentecote, ariko nyuma y'uko tuganira ijambo ry'Imana nagiye mbona abantu benshi bambwira bati dukeneye kubaswa umwuka wera, dukeneye kuzura umwuka wera. Uyu mwanya rero reka nkubwire ko umwuka wera ari isezerano Imana yahaye abera. Ntago umwuka wera ari ikintu cy'umwihariko umuntu afite yakwima abandi bantu cyangwa yakwiharira. Iyo usomye 11 muri Luka umurongo wa 13 haravuga ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, ngese so mu ijuru azabima umwuka wera gutema mu musabyi. Akavuga ngo ninde mubyeyi umwana yakwaka ifi akamuha inzoka, yamwaka umugati akamuha ibuye. Bishatse kuvuga yuko Imana itakuguranira, ahubwo ikibazo kivuka dukwiye no kwemeza, dukwiye kwibwiza ukuri. Kwibwiza ukuri no kuvuga ngo dukwiye gutekereza ku byo dusaba. Ubuzima bwawe nta kintu wasabye Imana yaguhaye, nuramuka usanga ntacyo ukabona ko hari ibintu Imana duha tutasabye, aho mubyumve neza. Hari ikintu Imana guha utagisabye ikakiguhera ubuntu bwayo. Akenshi ibyo duhari tunabishima cyane kubera ko twumva ko byakomotse mu bwenge bwacu, twibwira ko uruhare twabigizemo. Hakaba n'ikindi usengera ukagisaba kuko utagifite. Ngere mpamya neza ko dufite ibyo twasabye tukabihabwa, n'ibyo twahuye tutabisabye, n'ibyo twisanzemo. Ariko tekereza icyo kintu wasabye, uburyo wagisabye, inyota wagisabanye no kwizera wabikoranye, niyo byatumye Imana ikiguha. Hari ibintu Imana itanga kubera ko tubisabye kandi tunabyizeye. Noneho rero ni kimwe n'umwuka wera. Umwuka wera ni isezerano Imana yemereye abera bose ko bazahabwa umwuka wera, nta kurobanura ku butoni. Ndagira ngo nkubwire wowe wamusabye uti ni gute nakozura umwuka wera nkobatizwamo, nta yindi foromire iri hari. Icyambere ni ukubanza kumva ijambo ry'Imana, wararyumvise rero kandi urarizi. Cya kabiri ni ukugira inyota yo kumva nawe unyotewe no kugira ngo ugire Pentecote yawe, ugire ubuhamya bwawe. Icya gatatu ni ukubisengera. Nta Imana yaguha umwuka wera pe, ariko niba itubwiye ngo tubisengere, uwo tubwiye kubisengera ari nawe uzabiduha. Ibaza umuntu akubwiye ngo nyandikire ibaruwa ngo icyo ushaka. Hariho tujya mu buzima wahagira umuntu akubwira ati ikintu waje gusaba sinakigutanditse, genda wandike inyiguhe. Niba Imana ikubwiye ngo usaba umwuka wera ndawuguha, kuki wumva ari ikibazo gikomeye kwiza kuwukwima kandi ari bivuze? Hanyuma ikindi iyo umaze kugira iyo nyota, wibuka ko umwuka nyine yitwa ngo ni uwera, ni umwuka wera. Ukibuka kajya mu mutima wera. Hari ijambo Yesu yavuze ngo ntiyafata umutobe mushya ngo awusuke mu mufuka utobotse, ngo ahubwo ngo umufuka watoboka ngo n'umutoboka ameneka. Bivuze yuko Imana yije gusuka umwuka wera mu mitima y'abantu, iburaho iwumena, iburaho iwusuka. Niyo mpamvu dusoma mu Byakozwe n'Intumwa igice byaho 2. Reka rero tunasoma twarasomye ngo umunsi wa Pentecote usohoye bose bari hamwe bahuje umutima mu mwanya umwe. Urumva ngo umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu ngo bari bicayemo. Ngaboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Umva ijambo rikomeye, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga indimi nshya nk'uko umwuka wera yabahaye kuzivuga. Ubonye mu cyumba cyo hejuru hari uwasigaye adaha umwuka wera. Uzi bari bangahe? Nukomeza gusoma haranditse ngo bose bari nk'abantu 120. Ngo bose bari nk'abantu 120. Mu yandi magambo umwuka wera Imana yawutanga. Ikibazo isubiremo niki? Ese ugira inyota y'umwuka wera? No kuvuga ko rero Imana nta nyungu ifite zo kukwima umwuka. Muri Maraki handitse ngo n'ugo ifite umwuka wisagutse. Imana ifite umwuka wisagutse, ikeneye abo iwuha. Muri uyu mwanya rero wa Pentecote ndagira ngo wowe wibuke uko Imana yagusubije ibyifuzo wasengeye. Ni ukuri urebye usubije amaso inyuma wasanga hari ahantu wigeze ugira icyifuzo kikakuraza ijoro ukagisengera ukiyiriza ukaba waragisubijwe.
iyo Mana yagusubije icyo cyifuzo rero nishaka guha umwuka wera, wowe gira inzara n'inyota nk'iyo wagize icyo gihe, wizere wature. Intambwe nakubwiye ko ari 5. iya mbere ni ukumva ijambo ry'Imana uri kuryumva, iya kabiri ni inyota, iya gatatu ni ugusengera, gusaba Imana ikigusaba, icyo yakwemereye ugasaba Imana umwuka wera. Icya kane ni ukwihana kuko Imana ishaka umuntu wejejwe imuha umwuka wera. Icya gatanu ni ugutegereza, ukabikora utegereje kandi wizeye. Imana iguha umugisha. Reka rero nkwibutse yuko Imana isuka umwuka wayo ku bantu bayo bose kandi ikabikora ibishaka. Niyo mpamvu ngira rero ngo nawe nkwifurize kugira umwuka wera mu buzima bwawe kandi umenye yuko iryo sezerano ari iryacu. Uyu mwanya rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu bice bibiri, umurongo waho muri Yoweri ibice 2:28 ngeze 32 aho tugiye gusoma. Ako ijambo ngiye gusoma ndirivuga ngo Imana iravuze iti, uko niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Ariko reka kugira ngo byorohe tubisome byakunze nko bice 2:17 ariho dusoma. Imana iravuze iti, uko niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambya banjye babarimo bazarota. Ibi ni Imana yabivuze. Kamubwire ko Imana yemera kuduha umwuka wayo ku bwinshi. Imana iguha umugisha. Kwifurize kwakira umwuka wera, Pentekote yawe, ukagira amateka yawe y'umwuka wera. Imana ikugirire neza, Pentekote nziza. Ukani udushoboza kunesha iby'isi, akadushoboza